ubu noneho twateguye ibiryo byacu bimwe za ingredient zose nababwiye n'ibyiciro, tugende no ku byiciro by'inkoko zatangiye gutera zifite amezi 3, tugendeye ku ndyo nziza tuba twaziteguriye, utiriwe uhendwa ngo ugende ujya guhigaga ibyo biguhende ubare inyungu ubone urayibuze. So uko muzibona ukudo murabibona biracyari ibitoto, irabyibushye kandi ubu ifite amezi 4 yonyine, ntago wabyumva, ariko nushyira mu bikorwa ibyo Cyomorovete akubwira uzasanga ari byo. Hello nshuti zanjye, muraho neza, murakomeye nshuti za Cyomorovete TV, muryango mugari, mwebwe muherereye hirya no hino mu gihugu, mwebwe dukundana, mwebwe mudahwema kuturebera video zacu, mudahwema kutwitaho, mwe mwakoze subscribe, Imana ibaha umugisha, abarebye video zose guhera igihe twahereye dukorana kugeza muzisoje ntihagire n'akantu na kamwe kagucika. Abo mwese aho muherereye mbasabiye umugisha, nsabiye umugisha inshuti zanjye z'i Burundi ndabakunda cyane, amahoro y'Imana bahe abane namwe, ndabakunda pe, munyereka urukundo nkumva ndanyuzwe, ntabwo mwabyumva, ndabashimiye rero, Imana ibaha umugisha, nsabira umugisha inshuti zanjye ziri Zimbabwe, Mana yanjye ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana bane namwe. Nsabiye umugisha rero n'abandi baturanyi bagiye batandukanye, hari abari mu mahanga bankurikirana baduha n'inama zitandukanye, mwese ndabasabiye Imana ibaha umugisha. Njye nkunda abantu bangira inama, nkunda abantu banyitaho, nkunda abantu mbega banyereka ko ibintu byanjye babigize ibyabo, sibyo? Ni ukuri iyo nsenga ntikajya ibura kubaha umugisha, iyo nsenga ijya ibagura mu byo mukora byose, mu masengesho yanjye ya buri munsi ndabasabira ngo mwebwe mutajya muhwema kunkurikirana, Imana namwe ijya ibitura aho muyikeneye muyibone, mu byifuzo byanyu Imana ibasubize. Nabashimiraga rero, mfashe iminota 2 yose ndi kugira ngo mbashimire, mbasabire umugisha ku Mana, amahoro y'Imana nabane namwe, ndabakunda cyane. Twihutishije rero, nsigaye ngerageza kugira introduction ntoya kugira ngo bamwe muri mwe murambirwa mbarinde kurambirwa. Uyu munsi nagashya, narabwiye ngo njyewe intego mfite hano kuri televiziyo yacu ni ukugira ngo mwebwe mudukurikirana cyangwa se n'abataragira amahirwe yo kumenya ko Cyomorovete TV hari, ni ugufasha buri munyarwanda wese ndetse n'inshuti z'u Rwanda korora mu buryo butagoye butaguhenze, ugahera aho ngaho kugeza ugeze ku rwego rwo hejuru rurenze. Hahandi uvuga ati wenda sinakorera urugero inkoko, ni urugero kuko bisaba igishoro kirekire, hahandi uvuga ngo ibyo kuzigaburira birahenze, no, utabonye biriya bihenze byo kugabura, Cyomorovete TV twebwe icyo tubereye hano, sibyo? Ni ukugira ngo tubereke uburyo mugomba kugabura amatungo yanyu bitabahenze kandi mutanahombye. Tubereye kubabera ibisubizo by'ibibazo mwibaza muri business z'ubworozi. Twihutishije rero, hari abantu benshi nagiye nakira ko ati veterineri, ibiryo by'inkoko zitera amagi birahenze cyane, ubu nta bundi bushakashatsi wenda waduhereza. Mbega mbona umubare munini w'abantu benshi bari kumereza ariko ku isoko bitewe n'ubushobozi bafite, ibiryo by'inkoko birimo guhenda, ntabwo bavuga ko bidahenze, ugasanga transport ni ikibazo, kuko narababwiye nti nyamara ibiryo by'amatungo ntabwo bihenze, ahubwo igihenze ni transport. Rero mwebwe mwagiye mumpereza icyifuzo, mukampereza ibyo mukeneye ko nabakemurira,
ndagira ngo mbibutse ko ubu ngubu uyu munsi nje gusubiza bimwe mu bibazo mwari mufite ku bijyanye no kugaburira inkoko zanyu z'amagi. Uyu munsi rero ni agatangaza mara yanjye, ndabizi neza ko hari abantu mugiye gutungurwa mutari mubizi. Abari babizi mukubite muri comment munyandikire mumbwire twumve, abatari babizi n'ababizi mutera agatebe munkurikirane ijambo ku rindi. Nshuti zanjye ntimurebe ku ruhande, ndabizi ko ibintu ngiye kubereka none ni ibintu byoroshye, ni ibintu biboneka. Wakitwaza ngo utuye mu ntangiyo ya kure, no, urwo si urwitwazo habe na mba, ahubwo ugiye korora zororoke. Uyu munsi ni inkoko zigiye kuguterera amagi ewana. Business yawe y'ubworozi bw'inkoko ndetse n'amagi igiye kwaguka mu izina rya Yesu Kristo, amena. Kurikira rero, tugiye gutegura ibiryo by'inkoko twifashishije umutumba w'insina. Umutumba w'insina murawuzi? Mureba aho ku ifoto, abatahuzi baze muri comment tubafashe, abawuzi mu basobanurire. Tugiye gukoresha umutumba w'insina, tugiye gukoresha ubuki. Ubuki n'ahantu butaboneka, please. Tugiye gukoresha n'umunyu. Dukenere na branda cyangwa se maize brand cyangwa se branda, mwese murayizi. Ikindi dukenera iki? Ubuki. Noneho rero muri introduction ngiye kubanza mbabwire ibipimo turi bukenere, mbabwire buri kantu kose mbere uko tujya mu bikorwa. Turakenera n'iki? Na branda igikoreshwa mu nkoko, na branda ibiro bingahe? 7. Dukenera ubuki, ubwo nituba turi kubikora ndabereka ubuki dukeneye uko bungana. Dukenere n'umunyu, uyu munyu usanzwe ariko wo ukuntu tuwukoresha nabyo ndabibereka. So ikintu rero mugomba kumenya umumaro w'ibi bintu mbere na mbere mu gihe cy'ubushyuhe cyane, mu gihe cy'ubushyuhe wenda nk'urugero mu mpeshyi se cyangwa n'igihe icyo cyo cyose hashyushye, umumaro wo kugabura iri funguro cyangwa uyu mutumba w'insina nuko bifasha inkoko cyane mu buryo bwo kugumwuma. Nko mu gihe wenda urugero utibutse kuzihereza amazi ku gihe cyangwa se ukaza amazi make, wa mutumba uzihereje biri mu bintu bizifasha mbega kuzirinda umwuma, murabyumva. Ikindi nuko igogora ryazo rigenda neza. Ikindi cya kabiri mugomba kumenya umumaro wabyo nuko mu gihe inkoko zawe zariye ibiryo birimo uburozi, kugabura iri funguro tugiye gutegura birifasha gukura bwa burozi zagiye zirya mu biryo, ntihagire ikibazo zigira. Na stream cyangwa se uyu mutumba w'insina bizagufasha cyane kudapfusha inkoko zawe bya hato na hato. Ikindi zihorana morale, ikindi zigatera neza buri munsi. Ikindi kwa kundi usanga udukoko twigunze tumeze ukuntu dukonjereye, no, iri funguro rirazifasha. Ikindi zikura neza zikabyibuha. Nizeye ko mwumvishije ibintu tugiye gukoresha uko bingana. So nshuti zanjye rero twagiye. Abatabona ngerageza gukoresha ibikoresho buri umwe wese aho aherereye yabasha kubona. Ndakoresha isekuru, mwaba muyizi, nta muntu utazi isekuru please, nta muntu utayizi. Ndakoresha isekuru ntegura uwo mutumba w'insina. Ufite akamashini byaba byiza kurushaho, cyangwa se ufite akamashini ukabisya ku buryo utabigira ibintu by'utufu cyane, bitabiba akantu kanoze cyane. Bigomba kuba binoze, wabonye akamashini bigomba kuba binoze mu rugero. Ikindi kandi wabonye wenda uburyo bwari bwose wabona wasyamo cyangwa wanozamo uwo mutumba, nta kibazo. Ikibi nuko wawukora ukamera nk'ubugari.
hagomba kuba harimo utuntu. Yes, twagiye rero, mwebwe gusa nimunkurikirane. Wowe utarakora subscribe ndagusabye please windebera video utarakora subscribe, kora subscribe, share, wandike comment. Kandi ikindi, mwebwe makampani mukeneye ko tubamamariza, ni karibu pe, nta kibazo. Twebwe kwa Cyomoro Vetted TV turabamamariza kandi ibintu byanyu bikagenda neza. So reka rero tujye mu bikorwa. Twagiye inshuti za Cyomoro TV, rero tugiye mu rutoki, tugiye gushakamo insina dukeneye. Murarubona, uru ni urutoki. So ushaka kwibaza se ni insina ngo igize ute, wenda nkuru cyangwa se ntoya, ikiri ntoya? Oya, insina iyo ari yo yose, insina iyo ari yo yose. Deje urugero, dore ngiye guca iyi ngiyi, murabibona. Kuba ufite ubworozi biba bisaba rwose ngo ugire insina hafi cyane n'ibindi bimera bigiye bitandukanye. Mubona ko byandi byose nagiye mbigisha muri video zabanje, byose biba birimo. So ni ukuvuga iyi nsina rero turayitema, then tugende tuyivuva, dusigaze umutima w'imbere. Mbibutsa ngo iri ni ifunguro ryiza ku nkoko, ruyitera imbaraga. Umusaruro w'inkoko ukarushaho nabwo kwiyongera, kandi ikagitera amagi afite size nini cyangwa se manini. Murabizi ko hari inkoko zitera utugi dutoya. Ibyo byose nagiye mbibereka, mwagenda mubikurikirana muri video zabanje. Noneho rero inkoko wagaburiye insina ukavangamo n'ubuki, nk'uko tugiye kubibereka muri pratique cyangwa tugiye kushyira mu bikorwa, inkoko ikura neza ntigupfira ubusa rwose. So twagiye rero inshuti zacu, rero murabubona ubworozi kw'inkoko zingana tugiye gukorera n'amafunguro. Birasaba ngo wowe utuze urebe video, utareba ku ruhande, ntihagire akantu na gato kagucika please. Ndagusabye ntihagire akantu na gato kagucika. Insina yacu twayizanye, mvuvuyeho ibi bintu byose bino by'inyuma bikomeye, mbibutsa neza yuko iri funguro warihereza imbata, warihereza dendo, zikarya zikabyibuha zigakura neza, kandi ntuhure n'ibizazane byo kurwaza kwa hato na hato. So iyi ni incamake nabanje kubakorera, ariko tugiye kubyinjiramo neza mu buryo bwimbitse, musobanukirwa impamvu mubona bimeze gutyo ubona ameze nk'ariho uruhumbu hejuru. Byose wowe tera agatebe udukurikirane gusa, nturebe ku ruhande cyangwa ngo hagire ikikurangaza. Ibi byose ni amatsiko mbahishiye y'uburyo biri bukorwemo. Murabona ubu ngubu ni ifunguro ryiza, rimeze neza, risa neza, rihumura neza. Noneho murabona ko nta nubwo bifata ku ntoki, reka ibyo byose ni utwo mbahishiye. Mbibutsa umumaro w'iri funguro yuko bituma ubasha kugira inkoko zitera amagi yuje mbega ibisabwa, ibyo bita mu ndimi z'amahanga egg quality cyangwa amagi afite karite. Kwa kundi usanga igi ryawe risa neza, umuhondo wayo ari umuhondo. So rero twafashe insina yacu tuyivovoyeho bya bivovo by'inyuma bikomeye. So dutangire dukatagure. Turabikataguye, tugiye kugenda duca utuntu duto ngera ku mbega nimvuga ngo duto, namwe mubyumve ko ari utuntu dutoya.
usigaza akantu iy'imbere imwe ubibona yoroshye, namwe murabibona ko ndi gukoresha icyuma pe. Igitsinsi cyo hasi kwa kiba gikomeye cyane cyo ugikuraho, murabizi kiba gifite imigozi igize ikomeye ku buryo utabasha kuyicagaguramo cyangwa yo ubwayo ngo yicagaguremo. Niyo mpamvu igitsinsi cyo kigomba gukurwaho, tugasigarana insina mbega imwe navuga ngo yoroshye pe, yoroshye mu buryo bushoboka. So dukomeze dukatagure utuntu dutoya, swati wowe njye nkoresheje icyuma gicyaye, ariko ushobora kubona wenda n'umuhoro, ariko byibuze kurya utuntu twawe turi bube tworoshye kandi tukaba ari dutoya cyane. Sinzi niba muri kunyumva. Ikindi ukibuka ko iyo uri gukata ugomba kureba bya bivovo byawe, ni ukuvuga ngo ibivovo bikomeye wabikuyeho kugira ngo bigufashe rero tekinike yo kugira ngo ubashe gukata dutoya mu buryo bukoroheye, nuko uzahita ufata ya nsina isigaye ukayivovo ukagenda ubikatamo mu bivovo kugira ngo unabirangize vuba, wibuka no kureba ikivovo gifite inenge, iyo nenge ukagenda uyikataho, swati wenda kirakomeretse kirwayeho, icyo ngicyo ukibuka kugikataho. Wamara kugikataho umaze kwa bya bivovo byawe wasigaranye, wabona nta na kimwe gisigaranye inenge, ahasigaye ugatangira ukata dutoya, nkwibutsa yuko ushobora kwibaza ngo ni ubuhe bwoko. Nabiberetse ngiye mu rutoki gutema insina, utazibaza ati se ni ubuhe bwoko bw'insina tuzakoresha. Oya, ubwoko ubwo ari bwo bwose bw'insina zibaho uzabukoresha. Muri kubona uko ndi kubikora, ndi kugenda nkuraho igifite inenge nyikuraho. Nshuti zanjye, mbibutsa yuko ibi ari ibintu bisabwa kubikora witonze cyane. Murabona ibivovo nateguye ngiye gukatagura uburyo bifite isuku, uburyo bikeye, murabona ko na n'inenge na nkeya iriho, mwabibonye. So twakomeje rero, wowe ubwawe ufite uburyo uzabikoramo, ariko ngewe ni uburyo mbiteguramo. Ugende namwe murebe, ugende noneho ubishyira kuri gahunda, urambike ko ahantu uri kubikatira ukate duto pe, namwe muri kubibona duto. Umumaro wo gukata utu dutoya, umumaro wayo ni uko nushyira mu isekuru, kuko nyuma yo kubikata ngiye guhita mbishyira mu isekuru mbisekure, bizanoga vuba, ntabwo bizantinza. Ntabwo bizantinza rwose, nzabisekura iminota mike cyane cyane, kugira ngo kandi wizere ingano y'ibyo ukata. Ugomba kugira ute? Ugomba gukoresha icyuma gicyaye cyane, ahasigaye ukabyicarira kweri. Ukabyicarira ugakora akazi. Nshuti yanjye, kugira ngo ubashe korora bikungukire, bikugirire umumaro mwinshi cyane, ndetse bikuzamure, nuko ubwo ugomba kubiha umwanya. Nk'ubu njye mba nirinze kuvuga ngo mbishyiremo ngo ababishinzwe, ngo abakozi babishinzwe ngo babikore, kuko mba numva batari bubikore nk'uko mbishaka bitewe n'umusaruro nkeneye kubona mu matungo yanjye. Niyo mpamvu mba nahisemo kubyikorera, nkashaka umwanya nkavuga nti reka ntegure ifunguro amatungo yanjye azarya. Urakomeza ukate noneho kugeza ubwo uzabona ibiro 5 nababwiye ngewe, nubwo mubibona birunze gutya uzi ko nta n'ibiro 3 ubu ngubu birimo. Ndakomeza nkate kugeza
aho ndi bubone byibuze ndi bubone ibiro bingahe? Ibiro 5. Yewe mwebwe gusa mwirinde kurambirwa nshuti zanjye, ntimurambirwe. Hari umuntu w'Imana wabwirizaga abantu akavuga ati iby'Imana, kandi koko ni nako bimeze. Iby'Imana birya abarambije, abarambiwe bagiye. Bivuze ngo na bizinesi y'ubworozi ni ugushishikara, ni ukubiha umwanya, ni ukubishyiraho umutima. Bishyireho umutima, ubihe umwanya, nawe uzabona icyo ushaka. Narangije kubikatagura, ndi mu gikorwa cyo gusekura. Abantu batazi gusekura icyo ari cyo, ni uku nguku bikorwa. Abantu bamwe hari abajyaga bambwira ati sekuru se bimeze ite? Ati ni kamwe basekuriramo ngo ibirungo. Yes, kara ni gatoya ariko ufata inini kuri kariya, ugasekura ahandi ubona ko uri kubinoza mu rugero nk'uko nguko mubona. Nk'uko mubibona rwose, nta hantu na hamwe ugomba gukora ibintu byo kwibeshya. Urabona ko rero kugenda usekura uhereye ko video yagiye itangira, ibyo nagiye mbabwira byose, dore ni uku nguku namwe muri kubibona. Gusekura unavuga biba bivunanye. Biba bivunanye cyane pe. Niyo mpamvu ndi kunyuzamo nkitonda kugira mbashe nanjye guhumeka. Gusekura uri no kuvuga biravuna, cyangwa se gukora uri no kuvuga ntabwo biba byoroshye kweri. Mwabonye ya mazi nababwiraga, ibi iyo ubigaburiye inkoko zawe nta mwuma zishobora guhura, mbega ntizishobora guhura n'umwuma kubera aya mazi. Iyi nsina iba yibitsemo icyitwa amazi. Mbega noneho ibi ngibi biryoha cyane kubigabura. Noneho uzi kubigabura mu gihe cy'impeshyi, mu cya gihe cy'uruzuba rw'igikatu. Amoko yose y'amatungo y'amoko nababwiye harimo n'ingurube. Zirabirya inkoko bana, zigashisha zikamera neza. Icyo nkwibutsa ni uko nasoje gusekura, ubu tugiye gupima byibuze ibiro 5. Murabibona rwose nshuti zanjye. Nagiye nifashisha ibase kuko byari byoroshye kubyaruriramo, ariko kubishyira ku munzani biragoye. Birasaba ngo twifashishe indobo, tubishyire mu ndobo tubashe gupima neza bitatugoye, bitatuvunnye. Dukomeze nkwibutsa ko mwebwe kampani mukeneye ko tubamamariza, turabamamariza. Kandi nta bintu by'ibihendo birenze. Murabibona ibiro 5 nashakaga, bihuriyemo. Yewe wagira ko mfite akantu gapima mu biganza byanjye kweri. Nagereranyije ariko ntunguwe no kubona ibyo nasekuye byose bihise bihura n'ibiro nashakaga. Nshuti zanjye mubishyireho umutima namwe ntibizabananira. Muri bya biro 5 ngiye gushyiramo maize bland cyangwa se ibiheri by'ibigori bimwe duhereza inkoko bijya kunoga mu gake. Tugiye gushyiramo ibiro 7. Tugiye gushyiramo ibiro 7. Noneho mukomeze mwirinde kurambirwa, murebe ikigiye gukurikiraho. Nshuti zanjye nkomeje kubashimira, bashimira ubwitange bwanyu kudukurikirana n'inkunga ikomeye kuri twebwe. Nta bindi bya mirenge tuba dusaba uretse kuturebera video, si ukwireba gusa wangiza nawe ukabishyira mu bikorwa iwawe muri famu kugira ngo urebe ko ibyo twakubwiye ari ukuri. Hano kwa Cyomoro Vete TV tubahereza ibyizewe byuje ibisabwa byose. Tumaze gushyiramo ibiro byacu turabibonye, tugiye rero kubivanga
tubivange neza cyane. Kubivanga neza cyane, kubivanga ntabwo ari akazi koroshye. Nizeye ko mwabonye blender nakoresheje, si imwe y'ifubufu, nta nubwo ari imwe y'ibiheri. Ni mu rugero hagati y'ibifu n'ibiheri. Bivuze ngo ntabwo biba binoze neza, nta nubwo biba ari ibiheri bibangamye. Nibwo bwoko bwa blender dukoresha. Turakomeza tuvange. Mwebwe gusa munkurikirane akantu ku kandi, mwirinde kurambirwa. Uravanga inshuti zanjye, uziko uvanga bikanakumataho ukagira ngo ni ifarini washyizemo. Kubera iki? Kubera ya mazi yo munsi kwa kundi nabisigaye mukabona byabyaye amazi. Ushyiramo rero bigahinduka nk'ubuga bikajya bikumataho, ariko uragerageza ugakomeza ugaponda. Mwabibonye igipondo cyacu tugiye gushyiramo ibiyiko 2 by'umunyu, ariko uburyo tuwushyiramo witonde, ntabwo ufata umunyu ngo uwunyanyagizemo. Ufata ibiyiko 2 by'umunyu ukabishyira mu mazi make, tuzi two kuvangiramo umunyu. Warangiza twa tuzi washyize mu gakombe ugashyiramo umunyu, ibiyiko 2. Ariko mbere na mbere tubanza gushyiramo ubuki, ibiyiko 2 by'ubuki inshuti zanjye. Niturangiza tubishyire mu gakombe. Agakombe kacu tugiye kugasukamo amazi makeya, n'utuzi duke cyane. Nyine n'utuzi, namwe muri utu tuzi nta na kimwe cya kabiri cy'agakombe karimo, ni ukurengeza bwa buki gusa nashyizemo. Ibiyiko 2 by'ubuki mbishyize mu gakombe, shyiramo utu tuzi mubona. Ndabivanga cyane, byivange neza. Nindangiza mbinyanyagize muri cya gipondo cyanjye ndimo guponda se, cyangwa ndi kuvangavanga. Ngiye gufata ibiyiko 2 by'umunyu, aribyo nayimajije kubabwira. Nibyo bikurikira, uko mbikurikirana ko muzaza mubikora. Dushyiremo nabwo utuzi duke cyane, tubivangavange nyine ku buryo ubona bikoze neza. Iki kiba ari ikiryo cya sawa cyangwa cya wane muri za ndimi z'abandi bantu. So niturangiza tubinyanyagizemo, twongere duponde. Noneho ibi dushyizemo byivange neza cyane. Ushyizemo agatege inshuti zanjye, iri ni ifunguro ryoroshye. Ubu se amafaranga n'aya mafaranga bigusabye, uretse amafaranga uzagura umunyu, ikiro wenda twebwe i Kigali tukigura 500 na 600. Ubuki aho muhereye hose buraboneka, kandi wibuke ngo nawe ibaze uko uzaza utegurira ifunguro ugenda ukuraho ibiyiko 2. Urumva koko ngo bari igihe uzamarana ubwo buki. Noneho n'umunyu uko ubikoze wowe uzaza uvunwa no kuzana insina gusa no gushaka umwanya wo kubikora. Ariko ndabizi bizakorohera. Dusoje rero guponda, twabonye yuko binoze neza, tubona gusoza. Ngiye kubifata rero mbishyire mu ndobo, munkurikirane neza akantu ku kandi. Byose ngiye kubimarira mu ndobo yanjye, kandi ugomba gufata indobo ifite isuku, ifite n'umufuniko usukuye neza cyane. Noneho nicyo nakubwira nuko ibintu byose ugomba kubikorana isuku. Murabona ukuntu bisa neza, murabibona ukuntu bisa neza. Mwarangiza ngo mwabuze ibiryo byo kugabura, dufate umufuka mwiza ufite isuku, tubipfundikire neza twitonze,
tukimara gupfundikira dufate umufuniko w'indobo noneho turenze kuri wa mufuka wacu, mbega gupfundikira neza ukirinda ko hagira umwuka uzatambuka ukavamo, wirinda ko umwuka usohoka. Ni ukubishyiramo bitangira kwikora cyangwa se bitangira kwiremamo ifunguro dukeneye guhera ku minsi 2 gukomeza ku minsi wa 4. Ushobora no kubikoramo ku munsi wa 5 cyangwa no ku munsi wa 6 ntuburenze, ariko ku munsi wa 2 urabibika biba bitangiye kwikoramo ifunguro dukeneye. Ku munsi wa 4 ngewe nibwo njya mbikuramo, murabona uburyo bimeze kubera ya blanda, dore akantu k'agahu kaba kari hejuru, noneho murebe kwa kundi twapondaga bikadufata mu ntoki, reka do byari kakama rw'insina wapi, murabona ni ifunguro ridafata ku muntu, rimeze neza cyane. Nshuti zanjye ntacyo ntazabaha, mwabibonye ifunguro tugiye guhereza inkoko zacu, tugahereza dendo zacu, tugahereza imbata zacu. Iri funguro ku ngurube naho nzabereka uburyo uriteguramo zikarya fureshe rwose zigahaga. Tugiye kubihereza inkoko zacu zitera, dendo zacu, imbata, kandi mbibutsa ko n'izidatera ndavuga amasake nayo akirira. Murabibona ko bitakimatiranye, ni ikintu kimeze niba mubona keke, inshuti zanjye mana birinda kumera nka keke kandi byasabye ibintu bike. Murebe ukuntu imbata rero na dendo zibirya, mwabibonye rero birashoboka cyane kubihereza aya matungo akirira. Ntuzongere gutaka ngo wabuze ibyo kugabura. Kubona amafaranga ugatunga ugatunganirwa biri mu biganza byawe. Nkwibutsa yuko amahirwe y'ubutsinzi ntago ariyo azaza kukwishakira, ahubwo wowe uzahaguruka ujye kugishakira. Bivuze ngo rero niba ushaka ko ibintu by'ubworozi bikubera umugisha, haguruka ubihe umwanya, haguruka ubikore, haguruka ubyigiremo, wibiharira abakozi gusa. Niba udafite umwanya wipfusha ubusa amafaranga cyangwa kapito yawe ngo urashora kandi uzi ko utazabibona umwanya wo kubijyamo neza. Ngana ku musozo rero, nkwibutsa ngo ibi byose tuba dukoze muri bizinesi, ibintu byose mupanga, mbere na mbere munega amatwi, mwibuke kujya mushimira Imana, mwibuke kujya musenga Imana, muyiragize mu mishinga yanyu, niyo izatuma imishinga yanyu bungukira ntibahombere. Imishinga yanyu izabungukira kuko mbere na mbere mbere ya byose mwashyize Imana.